Mwongeye kwirirwa nshuti zanjye ndabasuhuje ni muhebuza ugarutse kubaganiriza. Nizere ko murimo gusoza kwegera isoza ry'ukwezi kwa kabiri neza. Nizere ko muri bazima, amagripe iyi minsi atabafashe. Nizere ko mumeze neza mu kazi, mu ngo n'ahandi hantu hose duhurira n'abandi bantu benshi, kuko akenshi niho tuburira amahoro. Burya ahantu umuntu ahurira n'abantu benshi niho ahurira amahoro. Uyu munsi rero nari mbazaniye content igira iti burya muri ubu buzima hari igihe tubana n'abantu tukabarenganya kandi abo bantu bafite ikibazo, kandi abo bantu bakeneye gutabarwa, ariko umuntu akaba atabizi. Ukaba wibaza uwo muntu ukuntu ateye, wibaza uwo muntu ukuntu ameze. Hari abantu benshi ureba ukibaza ariko uyu muntu ateye uyu muntu ngiye yaranyobeye, nayobewe ukuntu ameze, nayobewe impamvu ameze kuriya, nayobewe impamvu yivumbura kuriya, areyajisa kuriya. Mujye mumbabarira, mba nashatse kuvuga amagambo y'ikinyarwanda gusa ntavanzemo n'akantu kamwe k'amahanga, ariko birananira, nsanga nta nyito nyinshi zihari. Nyine nibaza impamvu ushobora kwibaza uti kubera icyo uriya muntu areyajisa kuriya, kubera icyo uriya muntu ameze kuriya, uriya muntu anyangira iki? Kandi uwo muntu mu by'ukuri afite ikibazo kiremereye. Rero n'abatindiye ngiye kureba, narabishatse maze iminsi mbishakisha kugira ngo iyo teme tuzayivuganeho, kubera ko ni teme cyane cyane ni ibintu abazungu nyine bavumbuye, ni indwara zigenda zivumburwa hato na hato, bakazishakira amazina, bakazishakira iki, ariko bitaramenyekana iwacu. Rero impamvu nshaka kubibabwira ni uko akenshi na kenshi mu ngo dukunda kuvuga ibintu. Nk'uyu munsi nakoze kuri TikTok content yitwa ngo urukundo ni iki, no kuri YouTube nayishyizeho, kandi nshimira abantu bose bakora subscribe, abamfollowinga. Rero nshaka kubabwira yuko buri gihe duhita twinjira tukajya kuvuga ibintu bibera mu ngo, tutaranibaza ngo ese ubundi abo bantu baba bahuriye he? Ese ubundi hari igihe buryo ufite umuntu ubana n'umuntu ubona adashobotse koko, abantu bakajya bakubaza ngo akundi uriya muntu mwahuriye he, babona karagiteri yawe niye n'ahantu hato bihuriye. Ubundi wowe ukazategereza rero iki? Yuko uwo muntu azakubera ukuntu ushaka. Kubera iki? Kubera yuko tuba twagiye ugahura n'abantu, yenda wa mudamu we ugereje igihe cyo gushaka, ukamukunda, ukamureba ukuntu ameze, ukabona ni umuntu mwiza inyuma, ukajya iwe ukabona ni umuntu ugira isuku. Ibyo bintu nibyo nshaka kubabwiraho. Isuku, iki kintu twita isuku. Icyo kintu twita isuku wa muntu, hari igihe ugenda ukajya nko gusura umuntu ari umukobwa cyangwa se umusore, yenda wifuza kuzabana nawe, uwo muntu usanga agira isuku iriya y'indengakamere. Ujye ubanza witonde urebe ikintu cyihishe inyuma y'ibyo bintu. Ibintu byose burya hari ibintu tubona tukabona ni byiza birashashagirana, hari ibintu tubona tukabona ni byiza birashashagirana. Ushobora no kubona umuntu ukabona yirirwa nko muri fitness studio ashaka kugaragara neza, ariko ukibaza rimwe na rimwe ukaba wakwibaza, ntabwo abantu tubyibaza, ni ibintu bikuzaho iyo ubanye n'uwo muntu. Nibwo usanga no kwa kujya muri ya fitness studio kwe ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari umuntu usanzwe, mbese ntabwo ari umuntu wikoresha ibyo akora, ntabwo yikoresha. Niba ufite na wa muntu ugira isuku akaba yaza no kuri tuvuge ufite nk'aka gateremusi akaza agakoraho, yabona akagashaka ugasiba, agashaka ko ako kantu kagenda, ukabona ari umuntu bene wa mugabo nyine uterera ishati akavuga ngo iteye nabi, uyu mukunjo yenda wanyuzeho nk'akantu gato katanagaragara, ugasanga aguteyeho amahane, ukagira ngo uwo muntu niko ateye, ni isuku, ni umuntu ukunda ibintu bigiye ku murongo, kandi wa muntu afite akantu kanuza ka personalite ye ifite ikibazo. Mu Kidage babyita ngo ni Persönlichkeitsstörung, mu Gifaransa babyita trouble de la personnalité, ndakeka.
ya ndakeka niko babyita. Uwo muntu rero aba afite akabazo, twe tukibaza mu kabana pe, ukazabona ni ibihugu bibiri bibangikanye ugasaba ni ibihugu bibiri bibangikanye, ukayoberwa uwo muntu ikintu umupfa, kandi uwo muntu afite akabazo. Uwo muntu afite akabazo, nibyo nshaka kubabwira. Ushobora kubana, ushobora gukorana, ushobora kuvukana, ushobora kugira ababyeyi nabo bameze gutyo, ushobora kugira umubyeyi nawe ufite ako kabazo, ya ukazayoberwa rero, ukazayoberwa ikintu cyabigize, ukazayoberwa ikintu kibitera kuri uwo muntu. Akenshi rero bavuga yuko uwo muntu abangwa burya afite akantu mu mutwe we katagenda k'ubusazi, we aba byumva nakwese ngo ababyumva iki, ubundi aba ari umuntu ukora, ufonkisiyona, ukorera amafaranga, ugira ate akitunga, ariko mu by'ukuri afite akantu muri we kahindutse, afite akantu muri we katabaye nk'uko ubundi umuntu muzima amera, kubera ibintu yenda yagiye ahura nabyo, kubera ibintu byamubabaje cyane yenda akiri muto. Abantu benshi bakunda kugira ibyo bintu bakiri batoya bakibura. Nk'abana tuvuge n'ibyo nyambwira abapapa b'abahungu, ni we niba uri umupapa w'umuhungu, umwana wawe w'umuhungu ukaba waramuretse, ntumurere, ntakubone, ntagire gute. Hari ahantu abana bagera b'abahungu akaba akeneye neza umupapa, akaba akeneye yuko umupapa amuba hafi, akaba akeneye umupapa areberaho ukuntu umuntu w'umugabo akora, ukuntu umuntu w'umugabo, ibintu umuntu w'umugabo akora. Iyo umwana w'umuhungu abibuze, usanga yishakisha nawe ashaka ukuntu nawe yazaba umugabo, kuko niko Imana yaturemye. Ubona ashaka ukuntu nawe yazaba umugabo bikamugora, ukazasanga rero yagize ako kantu k'agapersonalite ke karapfuye. Personalite rero ni iki? Nabanje gushaka personalite nayo ifoke umuntu amenye icyo ari cyo. Iyo personalite bavuga yapfuye ni iki? Personalite rero ni ukuntu umuntu ubundi ubona ibintu, ukuntu umuntu afata ibintu, ukuntu uteye, ukuntu uba umeze, mbese ukuntu ushaka abantu bakubona, ukuntu wifata ukurikije no gushaka abantu bakubona, niyo aba ari personalite yawe. Kavuga ati iyo personalite y'uwo muntu iteye ite, uwo muntu ateye ate, ukuntu uteye. Kwa kundi uvuga ngo uriya muntu ntawe nzi ukuntu ateye, burya ni personalite uba urimo kuvuga. Ntabwo nzi ukuntu uriya muntu ateye, uriya muntu akora ate, uriya muntu abona ibintu ate, atekereza ate. Nicyo kintu bita personalite, kiba cyarapfuye. Niyo umwana b'abantu bakubita abana cyane, nigeze kubibabwira gukora content ku bintu byo kubita abana, ariko abantu benshi ntabwo nabonye itarabashishikaje, kubera ko abantu benshi barakubiswe nyine muri Afurika barakubita cyane, n'abazungu barakubita, ariko babibakuriyeho nyine ko iyo ukubise umwana baramukwaka. Bagomba kuba nabo baricaga abana benshi, kuko ako kantu ka personalite zitameze neza barakagira cyane. Iyo ukubita umwana cyane bimuviramo kubeshya, nabyo ni akantu kari muri izo ntuza trouble de personalite. Urumva bimuviramo kubeshya, bimuviramo kujya ahantu hose, kujya afata intuza nyine, ashaka ikintu yavuga nyine kikabeshya, agahinduka bene abantu bamanipira abantu. Kumanipira abantu ni ukuvuga gukoresha uburyo bwose kugira ngo umuntu ugere ku cyo ushaka, niko kumanipira. Gukoresha uburyo bwose ku muntu kugira ngo ugere ku kintu ushaka. Uwo muntu abo bantu rero iyo agize umuntu abona bakorana cyangwa babana w'umupartner we, umuntu umeze gutyo ufite icyo kibazo, ashaka noneho ko cya kibazo we afite atazi ukuntu yakita, atazi ukuntu yakivuga, ashaka yuko icyo kibazo ari wowe ukigira, aguhindura umusazi mbese muri make. Nyandi usanga ukorana n'umuntu, ejo bundi harakana gaturuka mu Bugande gaherutse kwiyahura kubera ko abantu mu kazi bamutesheje umutwe. Hano mu Budage bibaho cyane, bagira izo trouble. Ni abantu ushaka kuba muri kumwe ukayoberwa mu kanya gati ikintu abaye kandi mwasekaga.
bakakubihiriza ubuzima, wajya ujya kuva mu rugo mu gitondo ukabanza ugasenga uvuga uti uyu munsi uriya muntu turahura turashobokana. No mu Rwanda ndabizi ko barahari, ku isi yose barahari, nagaruka ariko ku bazungu bo ni ibintu biteye ubwoba, kubera ko ari n'abantu bakunda kwigunga cyane. Bene uwo muntu rero, bene uwo muntu tuvuge niba mubana mu nzu, ni umuntu ugira gutya akaguca kuri famiye yose. Bene uwo muntu ntabwo ashaka ko famiye yawe mwegerana, ntabwo ashaka abavandimwe, ntabwo ashaka bene abantu nyine bakwantura bahora mu rugo. Arabanza akabagucaho, agashaka yuko muba muri mwenyine, ubundi akagukontorora, akaguhindura umusazi, ntagire ikintu cyawe yemera, ntagire iki. Ubundi rero mwagera hanze mu bantu akigaragaza neza, hanze yigaragaza nk'aho ari marayika nyine, yigaragaza neza cyane cyane hanze, ku buryo abantu nyine batazamenya ibyo agukorera, nubwo bwose wumva bafite ako kantu k'agaturubure, ariko ibyo akora babizi, ku buryo hanze ntawe uzamenya ikintu agukorera. Ni wa mugabo ukubwira uti ambara neza mugiye mu bantu, akaba yanakugurira n'ibintu bihenda, akakubwira ati byambare mugiye mu bantu, ambara neza, akira imodoka, gira ute, ariko ubundi yarakwishe yarakumaze. N'abo bantu rero iyo mukorana rero, n'abo bantu iyo mukorana ni bene wa muntu, iyo muri mwembi, ni bene wa muntu iyo muri mwembi mwasigaranye mwembi, abandi bakorege badahari. Sorry. Iyo mwasigaranye mwembi abandi bakorege badahari, ni bene wa muntu uza akakwigiraho inshuti, azaza akakwigiraho inshuti, abandi bakorege badahari, abandi bakorege bagiye, ariko mwaba muri mwenyine, mutari mwenyine, abo bakorege baje, akagutesha icyo bita umutwe, akajya kumwe nabo bakaguseka, bakajya gute, ariko urumva barimo kumanipira, kuko mwembi mwenyine, mbese uvuga ati nta kibazo, ni ibintu biba abantu bazigeze, ariko iyo turi twenyine n'umwana mwiza, muri mwembi mwenyine akakwigiraho umwana mwiza, ariko abandi baba bahari, ukaba wahindutse nyine umuntu udashobotse. Ubundi rero abandi baba badahari, akaza akatangira kuvuga abandi, akakubwira yuko ubundi ari umwana mwiza, akatangira no kubwira ibyo abo bantu bandi bakuvuga, mujye mwitonda. Bandi bakuvuga ko we abashaka guhora agaragara neza, haba imbere yawe, haba imbere yabo ngabo, abashaka guhora agaragara neza, kandi akakubwira ko ari we wenyine uguha inama. N'uwo muntu muba mubana mu nzu nawe niko akugira. Nk'abagore benshi bakubitwa bajya gute, uwo muntu abavuga nta handi wajya, nta wundi muntu wagufata, nta wundi muntu wagira iki, niyo yaba atagukubita, ariko ahora akubwira ko nta wundi muntu wagira icyo akumarira, nta wundi muntu wagufata, nta handi wajya, ni we nyine uri umuprizoniyeri we. Ntaki akagira kana kwicisha, yenda akubwira uri mubi, yenda uteye nabi, ugira ute, ariko njye narakwemeye, narakwaksepse, ibibazo byawe nta wundi wabyikorera, ntaki. Agahora akubwira ameze nkaho azaguha ibintu byinshi. Baravuga ngo bene uwo muntu aguha ubusa, ariko akakwizeza yuko azaguha byinshi kandi ukabyemera. Aguha ubusa akakwizeza yuko azaguha byinshi ukabyemera. Murumva rero ko ni ibintu bitoroshye, abantu tubana nabo burya uba ugomba kubiga, uba ugomba kubobserva, ukareba ukavuga uti se n'iki kintu kitagenda kuri uyu muntu. Kandi ni bene ba bantu arakwiga, akamenya faiblesse zawe, akamenya ibintu ukunda, akamenya ibintu bikubabaza, akamenya iki, kugira ngo ajye abasha nyine kukumanipira, kugira ngo ajye abasha nyine kugukoresha icyo ashatse yitwaje utwo tuntu. Niba azi ko ufite ikintu yenda utakora neza, utagira ute, niba uzi ko ufite ikintu umukeneyeho, ako kantu arakitwaza. Niba uzi akantu ukunda, yaba yaguhemukiye, yenda akaba yaza akagukorera ako kantu ukunda. Ibyo bintu bene abo bantu baba babizi. Bene abo bantu bafite ibyo bibazo baba babizi, baba bameze nkaho mu Kiyisilamu niho nabonye babita yuko ngo bakoreshwa n'amashitani, ariko byinshi nyine babyita amashitani. Nuko bimera,
ubundi rero bene uwo muntu aba yikunda cyane, aba yikunda cyane biteye ubwoba, aba yikunda cyane biteye ubwoba, kandi wahonda umutwe wagira ate, avuga yuko ibintu byose ari we ubikora, avuga yuko ibintu byose ari we ubikora. Iyo mugeze aho muvuga, avuga yuko ibintu byose ari we ubikora, ngenda avunika ngira nte, ni ibintu biba ku bantu bose, ni ibintu biba ku bantu bose. Ushobora kuba uwo muntu ari umugabo, ashobora kuba ari umugore, ashobora kuba ari umukorege, ashobora no kuba ari umwana mu rugo, ashobora no kuba ari umwana mu rugo. Ubundi rero akaba ari umuntu iyo abonye chance abakritika abandi gusa, abakritika ibyo abandi bakoze. Nta muntu n'umwe ukora ikintu cyiza usibye we, nta muntu n'umwe ukora ikintu cyiza usibye we, nta muntu n'umwe uzi ikintu kizima usibye we, nta muntu n'umwe nyine ugira ikintu yashobora usibye we. Kandi rero agakunda no kwigaragaza, agakunda kwigaragaza. Bene abo bantu akenshi nko mu kazi njye narababonye, usanga ahora yiruka akora utuntu twinshi, babaza ngo ninde wakora ibi akaba ari we, babaza ngo ninde wakora ibi akaba ari we, nawe ubwo arirushya kubera ko aba ashaka kugaragara, aba ashaka ko ari ugaragara. Aba ashaka guhora agaragara, akabashaka guhora yivugaho ibyiza. Ubundi rero tugeze ku kintu cy'impuhwe, bene abo bantu nta mpuhwe bagira, bene abo bantu nta mpuhwe bagira. Ashobora kukumva akakwereka yuko yakumvise, akakwereka yuko muri kumwe, ariko mu by'ukuri impuhwe ku mutima ntazo, kubera ko nabwiye ko ni abantu baba baratokowe, ni abantu baba baratokojwe, ni abantu baba bafite biyografi, imwe twita biyografi biteye ubwoba, afite ibintu byamubabaje, ntagire uwo abibwira, wumva, akaba ageze icyo gihe arimo kwirwanirira. Nta biba birimo kubabarira abandi, nta birimo rwose. Ubundi rero iyo bigeze igihe cy'amakosa rero, bene abo bantu ntabwo bemera critique, ntabwo bemera guhanwa, ntabwo bemera umuntu umuhana amubwira uti ibi bintu wakoze ntabwo ari byo. Ntabwo abantu babyemera, ntabwo aba bantu babyemera, ntabwo abo bantu babyemera nyine, ntabwo ndabizeye uko rero mujya mukunda kubyumva. Abantu bafite nyine trouble de personnalité narcissique, narcissique rero nabyo bikaba bivuga uburyo umuntu yishushanya. Narcissique ni uburyo ukora ibintu kugira ngo abantu bakubone neza, bwa buryo ugira ngo abantu bakwizere, bakubone neza, babone yuko nyine uri umuntu udasanzwe. Abantu ariko iyo bavuga ngo izo trouble de personnalité narcissique, iyo bavuga ibyo bintu bya personnalité narcissique, abantu benshi bagira akantu kabyo. Nta muntu wambwira yuko adashaka yuko abantu bamubona neza, yuko adashaka yuko abantu bamugira. Umuntu wese ntekereza agira ako kantu, ariko kuri bamwe akaba ari extreme ku buryo bihinduka nyine uburwayi. Ariko ku bantu batemera critique, ubu ngubu ntekereza abana dufite ubu ngubu muri iki gihe tubyara, abana tubyara muri iki gihe usanga bafite bene ako kantu, kutemera critique, kutemera ikintu kibi cyamuvugwaho, kudakosorwa, akumva ibintu byose ari ubizi. Simbizi, usanga nyine bameze nk'abatokowe, ariko nibyo mbabwira. Cyane cyane abana bakurira mu mafamiye nyine atumvikana, umugabo n'umugore batize bumvikana, abana babisufuriramo, twe ntitubimenye, ababyeyi ntitubimenye, ntabwo tumenye uburemere abo bana babisufuriyemo. Ariko burya baba barasufuye cyane, ariko ntabwo tumenye uburemere bwabyo, ntabwo tumenye uburemere bwabyo by'ukuntu uwo mwana nyine aba yasufuye. Niyo mpamvu rero usanga nyine umuntu ahura n'icyo kibazo, abo bana bamaze gukura, bamaze kugera igihe bafata imyanzuro yabo bwite, we nta jambo bifiteho. Ugasanga umwana nyine aragukoropya, aragukaranze, kandi aba yaragize iyo trouble de personnalité. Ubundi ikintu nabonye kuri abo bantu rero ni uko iyo arakaye aba arakaye, ariko iyo yishimye nabwo ugasanga nabyo birenze urugero, yaseka nabyo ugasanga birenze urugero nyine. Abantu impamvu rero mbibabwira ni ukugira ngo mbere yo kujija abantu, mbere yo gutera abantu amabuye, mbere yo kujija abantu, mbere yo gutera abantu amabuye, mujye mureba neza
ikintu nakubwira rero iyo ubana n'umuntu nk'uwo nguwo, iyo ubana n'umuntu nk'uwo nguwo ukabona ni ibintu biri extreme, ukabona arakubabaza, arakoresha uko ashoboye ngo akubabaze, ukabona nta mahoro ufite, kuko ni umuntu ukubuza amahoro akakubihiriza ubuzima. Njye nababwira ngo mu kazi iyo ukora n'umuntu umeze gutya, abantu benshi bariyahura, abantu benshi batakazi, bagira ibibazo by'imitima. Reba rero iyo mubana mu nzu, iyo ubana na bene uwo muntu mu nzu, iyo ubana na bene uwo muntu mu nzu, ubundi ku bantu babyize, b'abantuza nyine, abantu babyize babikomeyemo, arakubwira ati niwumva wageze igihe ubuzima bwawe buri mu kaga, uwo muntu ugomba kumureka. Niba wumva wageze icyo gihe ubuzima bwawe buri mu kaga, kaba ari akazi kaba iki, we usova amagara yawe, ukiza amagara yawe, uwo muntu ukamuvaho ukamureka, kuko nta kindi kintu cyamukiza usibye nawe yemeye arebye ubuzima bwe agasanga abufitemo ikibazo, akegera abapsikologe, akaba aribo bamuganiriza, akaba aribo bamufasha buhoro buhoro, kuko ibyo bintu bya Persönlichkeitsstörung nk'uko nabibabwiye, cyangwa trouble de la personnalité, cyangwa ko nyine uko ubona ibintu, uko wifata, uko wumva ibintu, uko mu cyongereza uko ufiringa ibintu, uko wumva ibyo bintu nyine ufiringa ubuzima se nabyeranya n'iki, nkuko bavuga ngo philosophie ni penser le monde, ukuntu umuntu atekereza isi, n'uwo muntu ukuntu aba abona ubuzima, ukuntu abona ibintu, ukuntu abona abantu. Ntekereza ko atari nkatwe, nta mpuwe, ntaki. Ibyo bintu ni ibintu biba byaratangiye kare, ntabwo ari ibintu wenda bavuga ngo umuntu yankunze arabireka, kubera ko abo bantu ngo nta na santima bagira, ntabwo ku bibazo by'abandi, amarangamutima yabo ntabwo ari meza, ntabwo bagira aya marangamutima yumva yatabara uwundi muntu. We cyaba areba aba ari we gusa, aba ari we wikunda. Ibyo bintu ngenda babwira ko ni ibintu byamfashije, abantu barebye TikTok yanjye ya mbere, nababwiye ukuntu nagiye gukora ahantu baranyirukana, kubera ko nabonye abantu bafite amakaragiteri, nanjye rero nkanga nkavuga nti apana, ibintu njye ntabwo ntabyemera, ndahise mbabaza niba banga abirabura baranyirukana. Ariko maze kumva ibyo bintu byose, kuko nkajya nkitegereza abantu, kubera ko njye abazungu baranyobeye, murakorana ukajya kubona ukabona umuntu araje, ukabona araje uyu munsi yiriwe yasetse, wajya kubona ukabona arikubise, bihora mbese bimeze gutya, wibaza uyu muntu muri aka kanya abaye iki, ese mvuze nabi, ngize ne? Ni abantu nyine bagutesha umutwe nyine. Ariko iyo ugiye ibyo bintu bizi ko izo trouble zibaho, ko ibyo bibazo bibaho, ugerageza kubana n'abantu wikingira, kuko ibintu byose ku bantu bose ari ubana n'umuntu umeze gutyo, nawe ubwawe wajya ku bapsikologe barakubwira, cyangwa se ukirebera hirya no hino ukumva ibyo bakubwira, ukuntu wakwitwara kuri bene uwo muntu. Sawa rero, murakoze. Uyu munsi nababwiye ibintu byinshi cyane, nizeye ko mwihangana mukabyumva kugeza kuri fin. Rero mukomeze mume like, ko nimba wabyumvishije ukageza aho urangiza nyine kubyumva byose, nuko uba wasanze ari ibintu by'ingirakamaro. Rero ndabakunda, turi kumwe. Ubutaha ngiye kubashyiriraho iminsi nzajya mbakorera amavideo, ko kuyakora buri munsi nanjye ntawe nabishobora. Sawa, murakoze. Imana ikomeze ibarinde.